Bruce Melody ni umuhanzi nyarwanda w'icyamamare, akoresha izina rya Bruce Melody mu buhanzi. Yavutse mu 1992 avukira i Kanombe mu karere ka Kicukiro. Ise yitwa Nibihangana Gervais, mama we yitwa Muteteri Verena. Ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane. Amashuri abanza yatangiriye mu kigo cyitwa Camp i Kanombe. Amashuri yisumbuye yatangiriye i Kanombe ahitwa Efoteke, aza kuyarangiriza ahitwa Sale Miki Rwamagana. Yakuriye mu kuririmba mu rusengero rwa Kanombe rw'abarokore. Avuga ko yahimbaga indirimbo ariko bakaziha abandi bakaba aribo bazitera, ntabwo bamuhaga umwanya wo kwigaragaza. Byaramubabaje bituma bivamo, nyuma aza kujya muri studio mu 2003 kuri producer Jackson Dodi, ariko iyo ndirimbo ntabwo yigeze irangira. Uwo mu producer ntabwo yarangije indirimbo, ndetse na murumuna we Nason yaje kumuha nawe iyo ndirimbo biramunaniye. Ibyo byatumye acika intege, asa nk'uretse umuziki. Yaje gusura muri studio mu 2010 akora indirimbo yitwa Inkovu, ariko kubera amasomo ntabwo yabonye umwanya wo kwiyamamaza cyane ngo imenyekane. Yaje gusubira muri studio mu 2011 akora indirimbo yitwa Ngiye Kubivuga, nyuma aza gukora Tubivemo ayikorerwa na producer Fazo. Izo nizo ndirimbo yakwita indirimbo ze za mbere. Tubivemo ni indirimbo yakoze akumva imeze nk'uko abishaka. Mu mwaka wa 2017 Bruce Melody yabaye umuririmbyi wa mbere bitabira ibitaramo bitegurwa na Coke Studio, aho yahuriye n'abandi bahanzi bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Ibyo Bruce Melody yarakomeje akora ibihangano bitandukanye, kandi byose niko byagiye bikora hit. Anyura muri label nyinshi zitandukanye, anyura kwa producer benshi batandukanye, aho abantu baje kumwita munyakazi mu bijyanye n'umuziki bitewe n'ukuntu yakoraga cyane, agakora ibihangano byinshi cyane mu mwaka. Uvuga kanya twavuga ko ari nkawe musitari wa mbere mu Rwanda, akaba anabarizwa muri label ikomeye ifite byose: mu producer mwiza, abahanzi barimo bakomeye, nyirayo Munyemari Coach Gaël, iyo 155 FM. Bruce Melody ko yakoze ibitangaza mu muziki, agakora ibihangano bigakundwa. Ni ibihe bihembo yaba yaregukanye muri iyo muziki yose yagiye akora igakundwa? Reka bari byo tureba. Uyu Bruce Melody mu 2014 yahatanye mu bihembo bya Sale X nk'umuhanzi mwiza wa Ranab, aho yarakegukanye. Kandi Bruce Melody mu 2017 yaje guhatana mu bihembo bya hip hop indirimbo y'umwaka, aho ngaho yaratowe ubundi arakegukana. Uyu Bruce Melody mu mwaka wa 2018 yaje guhatana mu bihembo bya Primus Guma Guma Superstar nk'umuhanzi mwiza, aho yarakegukanye, baguhaga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Kandi uyu Bruce Melody mu mwaka wa 2019 yarongeye ahatana mu bihembo bya Sala X umuhanzi mwiza wa Ranab, aho naho yaje kukegukana. Kandi muri uwo mwaka wa 2019 yarongeye ahatana mu bihembo bya Sala X nk'umuhanzi mwiza w'umugabo, naho yaje kukegukana. Kandi muri uwo mwaka wa 2019 yaje guhatana mu bihembo bya Kiss Summer umuhanzi mwiza, naho yaje kukegukana. Kandi muri uwo mwaka wa 2019 yongeye ahatana mu bihembo bya hip hop, aho yari guhatana mu ndirimbo ifite amashusho meza, aho yaje kukegukana, dore ko afite indirimbo ifite amashusho meza. Iyo nta yindi niyo yise Block, nayibuka neza ko ari indirimbo yanakoze hit. Kandi uyu Bruce Melody mu 2020 yarongeye ahatana mu bihembo bya Kiss Summer, aho yari afitemo indirimbo iri guhatana, aho bashakaga indirimbo y'umwaka. Iyo nta yindi yabaye Samoya, aha naho yarakegukanye. Kandi witaye iwacu Bruce Melody mu 2020 yarongeye ahatana mu bihembo bya Kiss Summer, aho bashakaga umuhanzi mwiza w'umwaka. Uwo nta wundi yabaye Bruce Melody. Nimba bikurikiranye neza, ibyo ni ibihembo 9 yegukanye mu myaka 10. Ibyo ni ibihembo yagiye abona mu kugeza guhera mu 2011 atangira umuziki kugeza mu mwaka wa 2020. Uribaza se muri iyi myaka nishize ubu ngo yegukanye ibingana ite? Dore noneho kamye ku maguru abiri, afite indirimbo ziri gutwika, harimo kuvuga n'itangazamakuru, agiye gushyanza album iriho abastari benshi. Uribaza noneho izamuzanira iki? Ako ni agace k'inzira Bruce Melody yanyuramo zagiye zimugora, ariko ngo akaba yarabaye umusitari uhamye. Nawe nimba ufite ibyo ugwana nabyo, hatana ukore cyane, ubundi Imana izashyiramo imiyaga kukwifasha uyifashije. Kuko ni Bruce Melody yarakoze cyane, ubundi ibyo yakoze birazamuka. Ubutaha tuzareba amateka ya The Ben, aho kugira ngo ibintu byose ujye ubibonera ku gihe, uzokanda subscribe kandi no kuyonzogera buri video yose nkizanza ujye tuyibona. Yakugezaho kino kiganiro twa Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane, ntugende udakanze like.